wavuyeyo wapi mani ndi kujyayo tu yewe sha Imana ikurengere sinzi nyine uko biri bugende ubwo muraza kubimenya nibanzika kuri polisi bahamagaye yaka kuri ribu bahamagaye yaka Saraya no kunkorera ikiganiro ubwiye sindi nkuru y'incamugongo cyane hatari ibaza ko n'ikiganiro cya kabiri kinanine ngiye gukora ngagenda turavugana yaka ubwo bigenze bite ni nimero ya ribu ihamagaye sha baramuhamagaye pe ati kandi wihishe tuzakubona kandi kuko nago wakwihisha leta ahise ajya kubitaba kano kanyu bahise agenda yahise agenda ubwo agiye he agiye kuri ribu igikondo buri kanzovu kambabaza cyane nani yari kumamagara ngesta bebe yego tubana hari ukuntu nashyushyaga amazi nashyira mu ibase agashaka kuyoga najya gushyushya akaba afashe noza dore ko yareshyaga na gaze akayifata akayibirigitana igaze nanjye y'amazi nkayamena ugasanga mu rugo ari wansazi uwo gakata hakabakaza urebaza ngo uyu ni umugabo ni umwana mfisha nawe ni nk'umwana w'imyaka 7 kuko kunaturaga gaze ayititibana ko yaramukubise ngo niba yaramukanze nginogiye undi yakitabara ariko dusaba yavuze ko yamubeshyiraga kandi n'uwamenye abantu barwanye ashobora kuba yaramukubise yenda yaragiye kumufata agiye kuyakanda akababara undi akitabara nk'umugabo iyo wabaguri kumwe na pateri na nzovu nawe bizi neza ko ahari ntabwo wumvagamo akantu ko kuba nyine kuko nzovu nategeze mukunda ntabwo uranamugiraho ikibazo ahubwo nzovu iyo yazaga hano yinjiraga avuga ngo pateri we ngo byuka ngo pate ngo byuka yaba ari abatanahari ngo pate ngo byuka wamwinjira we You know me, my people out there, call me the teacher in the city, the viber and the fiesta, the reader and the jungle, the dreamer and the struggle, the sick and the story. Unyite rutikanga, rutijanda, rwema w'intwari, barushimana, ndi shongora rime nkotaniro, nkaba ruti kunashurwa mpabuka, abanzi banyita umuhungu muhanga ku muheto, nahize nabato, ariko iteka iyo mpuye n'abanyarwanda, turahuza, narababwiye ko ndi isereri, ndishya no muri ibi bintu. Simbabwiza ibyo bintu bisobanuritse. Si Kinyarwanda. Ibaze igihe wavugiye nta n'ikintu ntumvishe. Iki ni Ikinyarwanda. Esta umeze neza? Meze neza. Amakuru yawe? Meze neza cyane. Ariko urasa neza kabisa. Nyange use ko ndi habazanye ibiryo. Bakizana ibiryo rero kambanze nkubwira ko muri Filiz photo image ari igisubizo ku bibazo wibaza byose. Turi muri sama ni muri sama nyine muri sama haba harimo ubukwe bwinshi cyane. Ni byiza rero kutekereza ku munsi w'ubukwe bwawe ugahamagara muri Filiz photo ukabaha igihe n'itariki yawe kugira ngo utazabakenera nyabona ugakorerwa n'abatubuzi bakagukorera ibintu bya fake bakaguha amafoto apfuye ugakorerwa n'abantu batabikora kinyamwuga. Bahamagare booking itariki yawe maze bazagukorera ibirori byiza bazakubikire amibukiro meza bazagukorera memories za danje bahamagare kuri nimero yabo telefone 0788 182 cyangwa se uce kuri Instagram ya wanzurebe amwe mu mafoto y'ibyamamare bagiye bafotora. Ikindi bari abantu baba diaspora muza mu Rwanda nta handi hantu mukwiye kwifotorezanya n'abanyu uretse muri Fili Studio. Uriya musheri wawe mu diaspora naza naza uzaza tumujyane muri Fili Studio bamufotore n'amazu meza amazu gutubu yo gukodesha amaparitoma oya yo ni studio ikora amafoto ahubwo abantu bafite amaparitoma amapartment mungane tubamamariza sibyo buriya kubera ko naza simuzakena sazakena ahantu ho kuba cyane rwose abantu ntago yaza hano usanga aha nawe yahaza kare kubera iki amucumbikirerega nk'umuntu w'umukunzi wawe umuntu uvuye muri Amerika nkamenza kubera iki abantu baba bashaka kujya ahantu batumva umwotsi hatanyira isazi mbese ahantu nyine heza aho hantu rero umuntu uzi ko ufite ahantu heza umuntu uzi neza ko ufite apartment nziza ya danje isa neza yujuje ibikoresho byose umva apana ibyo kujya umuntu azaza ajye kugura televiziyo ajye kugura ibiki n'ibiki wowe uzi ko ufite ibikoresho kabisha tugane tukwamamarize tuzabona ahantu sheri wanuza sizaza ryari shaka kuzaza mu kwa 12 ni mu mpera z'umwaka abantu mutugane mu mpera z'umwaka bazaza kuri uzaba meze neza
noneho sura zino kamera zanjye zamara amezi 6 nashyira kuri kamera. reka genda uzaba uri mu nka data mugabuke nese muzahita mukora n'ubukwe nese ubwo bizaba turi gutembera tujye muri Kenya tujye Tanzania nguru ku Rwanda rwose arata nagazamara amezi 6 zamara nk'amezi 2 ariko Imana igira neza Imana igira neza Esteri ibuka nk'imirimo Imana yagukoreye Esteri nk'ibihe bihe ujya wibuka ukumva biguteye amashimwe wigeze kunyuramo ngubu nkica ngumva mfite amashimwe uti Imana warakoze kabisa uti ntago nari nzi ko Esteri wabayeho muri biriya bihe wabayeho muri buno buzima yaba ari ngewe abantu bose barimo kuza bashaka abantu ufite shere mu diaspora cyane ndashima Imana nyine ko nabyaye waruhangayikishijwe no kuba kubera iki sobwo haba hari zigeze se zigira ukabona nta kimenyetso byararenze se uzi kumana n'umugabo imyaka 4 utabyara yes wamaze imyaka 4 byaranze uri kumwe n'umugabo ibintu byose bimeze neza cyane rwose ariko byara byaranze ngo nicyo kintu kinshimisha mu buzima bwanjye bwose muri iyo periode muri icyo gihe cyo kuba uri kumwe n'umugabo mutabyara ibihe byakubabajemo cyane utajya bubigirwa n'ibihe muri icyo gihe nyine mbere yo kubyara umugabo aravuga ngo ntabwo uri itungo nizo kuba nk'itungo nari kujyana ku isoko nyine nkakugurisha kandi koko wareba akavuga ati zenda guhahira ibyiki yuko kibari cyadanje ubwo wabigenje ute cyangwa se witwaye ute igihe wabonaga ubuza imihango nyuma urumva amaze igihe uri aho ngaho nta mukobwa kwa karindwi sinzabyibagiza yego nuko iriya korona yose yaje nyine mfite icyumba cyanjye nawe afite icyumba cye mwaratandukanye ntabwo ati ngiye nzava mu inzure nyine narabyaye cyangwa ndi umurambo ariko umubwira kamwe ati kuki unyihambira sinkukunda agenda numbyarira aba nyine nzakubyarira sinzi ukuntu nafashe biburanye nizera bibira kuruta ibindi bintu umuntu wese uko yamanura ariko ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi bwonyine nkunda yego mfashe Bibiliya tuma mu gitabo cy'abami hari umumama ngo niba ngongo yaracumbikiye abakozi b'Imana nyine bakazaza bagiye nyine abagiye gutaha nyine baramuga ati se twagukorera iki aravuga ngo nta mwana w'umuhungu agira umukozi w'Imana aravuga ngo umwaka utanga iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu nanjye mutanizera mu iryo jambo ndavuga ati babwiraga uwo mugore kera ngo bakakanya n'iki bari kubwira yego nanjye mpita mvuga ati turi mu kwezi kwa 7 ku itariki 2 z'ukwa 7 mpita mvuga ati mu kwa 3 ku itariki ni zamfite nyiki umwana w'uruhinja w'ukwezi cyangwa amezi 2 yego kandi nuko byagenze nuko kwezi menya aribwo naranasomye sinena nabizi namaze iminsi mbona nta mihango yo kwabona bagati bura nago byaba ari byo umuntu aravuga ati saza nka kujyana kugupimisha ati we kare uko byatangiye ari amavuta umugabo wanjye yisigaga yaranukiraga nambwiye amavuta ari kunukira we nabyumva ngo ni imitwe ndi kumuzanaho ya bivuta kayifata kaza kabiri nyomekaho mu maso mwirirwa ndo ku munsi wose uvuka kabisa no nkwiba ariko ati rero bo warihebye nyine nta n'ikizero ufite yego nzi ko mama yambwiye ati nareka ngure test dupimye nyine dusanga nibyo nabye mu kwa 3 ku itariki 18 yawe ufite urwana rwiza shaho none ubwo muri icyo gihe umaze kubona noneho utwise ukabona ufite nyine nawe uri kugenda ukabona kumva gumeze ute sha nagendaga nk'umuntu uri gutoneka isi kabisa shape numvaga nkati se mano uyu n'umwana undemo cyangwa n'indi myuka mibi banyohereje kugira ngo bajye ngo ndatwira mani iyo wabuze urubyaro mani igirage uri ukiheba kwa n'ubuzima burimo bari bamujyambwira Imana ati Imana igihe abantu abana niba ari ikintu cyabona iyo nta mwana shogena n'igikomere mu mutima wawe nise Esther muri icyo gihe umaze kubona nyine umugabo amaze kubona noneho kutwite akabibona birashoboka ko igitenge kizakikugura iki ntabwo nagwegeza byizera yes ko ndi kumubeshya yaje kubyizera rya rugo
yabyizeye ari uko yumvishe ngo nabyaye. gusa wenda reka tubonereho no kwihanganisha abantu bari muri icyo gihe nk'icyo wari urimo icyo gihe. Ni kimwe mu bintu bigorana kabisa kubyumva no kushobora kubyakira, kandi ni ibintu byumvikana. Abantu benshi iyo bakubonye bakubona uri umwana. Ejo hari nawe nabonye muri comments zikira bakuvuga ati inzovu yaragize gutya, abonye umugisha, abonye umuntu ugiye kumusazura akamufasha kumurera. Ntago abantu benshi babyumva. Wowe icyo gihe ubyumva ute? Gute? Abantu benshi bavuga ko uri umwana no kumva ko wamaze icyo gihe, urumva amaze imyaka 4 nta mugabo nako nta mwana, nyuma urabyara kandi nabonye umwana ni mukuru, bavuga ko uri umwana mukuru cyane. Se mbizo gaho babibonera. None se inzovu kube ku kimwatandukanye nta kintu umugize. Oya, inzovu rago namukundaga nk'umugabo wanjye. Reka ese umuwe kira musaza ko ni kariviye bare wamugana. Shabura inzovu mbona twakundana uko nguko, akanguriza 10 nanjye nkamuguza 10 tukabana nk'inshuti. Ariko nako bana nk'iby'umugore n'umugabo. Kubera iki se? No kubera ko ashaje? Ntago nyakunda abagabo bareshya kuri yanjye. Kukantu siserereza nyamwana. Cyane ukuri biriseriye pe. None se kubera ko se wenda yaguteza nyine kukumva arashaje, ni mugufi cyane. Sura bura yanerura. Yaguterura? Ashobora kutagutera mu buryo bumwe ariko akagira ubundi buryo aguteruramo. Yema nshaka ko mobera nkamugwamo. Niwe mba nishakira. Ibintu byo kugucamo kabiri. Kare ko wonjya guhobera nkamera nk'uri kwihobera, rero nago mbisabwa. None se ubwo ngubwo uba wumva ariko umusaza yarabaye kuba waramusize kuriya, ntubibona wowe? Ntabwo ujya wumva umutima uciye urubanza. Umuntu gukunda akakumenyera buri kimwe cyose, urukundo rwo kuri kamera rubaho. Ntabwo yakumenyeraga buri kimwe, yagusohokanaga tubana buri kimwe, munabana na nyuma tubana aho bwose shana kintu tankoreraga nzovu pe. None se kuki wamusize? Wese wazamuhaye mushiki wawe. Nje ntabwo mfite barakize. Nuko rero je nago namukunze. Je twakunda ko tukigira mu kazi, tubahomagarana tukaba inshuti, kandi by'umugore n'umugabo. Wapi? Kandi naramwe ati inzovu nge nago ngukunda. Nubwo nje kuba hano n'ubuzima. Nimara kugira ubuzima nzagutaya huzo. Ubu tuvugana bushize ubwo twaganiraga, nabonye abantu benshi bagiye banabigarukaho mu kiganiro duheruka gukorana cy'ukuntu Yaka na nuriya mugore nawe byagenze. Abantu bati Esteri uri kuburanira Yaka, bati nushaka usigeho, bati Yaka ni gute uri gushyigikira umuntu kandi yarakubise mugenzi wawe? Ati nawe uri umugore uriho uzabona. Oya nariba abantu se ko bavuga ibyo bashaka, no se kamanze nkubwire. Buri abagabo na amakosa bagiye bagira, ngo amakosa yabo nibwo buryo bwabo. Uri kumva? Kandi buri kwitamika mu by'abagore n'abagabo waba ushaka kuba umwanzi wabo. Imana ngiye nyine haba ku ruhare rwa Dusabe narujyaho, haba ku ruhare rwa Yaka naho narujyaho. Buri abantu babiri naguze icyo babapfuye. Arabizi ko yakanyinagira umujinya, na Dusabe naye ntago aba yoroshye. Buri iyo umuntu ahora gukubita kuvanamo ubwoba. Byari umunsi nigeze kuba Yaka na Dusabe yize kurwana ku nganje. Dusabe yizirika kuri Yaka. Mbona nyine bose n'ubundi barwanye hara mu kazi n'ubundi aho ngarabakorera hara ku nganje. Bararwana ivumbi ratumu. Ego Dusabe zabwira Yaka ngo mukare, Dusabe ngo murekaze ngo mwereke. Wari Dusabe? Kumenya Dusabe nawe. Rero numva rero ntago yoroshye. Rero ko navuga ngo ko yaramukubise ngo niba yaramukanze nginogiye. Undi yakitabara, ariko Dusabe yavuze ko yamubeshyiraga kandi n'uwamenye abantu barwanye. Ashobora kuba yaramukubise yenda yaragiye kumufata agiye kuyakanda akababara, undi akitabara nk'umugabo. None se hari abantu numvise bavuga nako nabonye yavuze ko ngo basabanye imbabazi, ngo yamubabariye. Bose basabanye mbonye bamuhamagara, wabona bari bumufunge simbize, si Imana yonyine. Ninde umuhamagaye? Kuri polisi. Kuri polisi bahamagaye Yaka? Kuri ribu bahamagaye Yaka. Saraya no kunkorera ikiganiro. Okay, sindi nkuru y'incamugongo. Cyane hatarye ibaza ko n'ikiganiro cya kabiri kinanine ngiye gukora. Tungagenda turavugana Yaka. Ubwo bigenze bite? Ni nimero ya ribu ihamagaye? Baramuhamagaye pe, ati kandi wihishe tuzakubona, kandi kuko nago wakwihisha leta. Ahise ajya kubitaba.
kano kanya bahise agenda yahise agenda ubwo agiye he agiye kuri RIB Kacyiru igikondo buriya ayiwe none ubwo ibintu ntibishobora kuba bigiye kurushaho kuba bibi kuko numvaga bavuga ko ngo yamubabariye ndetse n'ibyangombwa byose byaba ibikoresho bya yaka imyambaro ye ngo n'agatabo ka banki byose yari yabimuhaye yabyohereje ko yabihaye Epic uriya tumujene Timote babimuzaniye avuga ati hamubabariye byarangiye none ubu ngubu biraza kumera bite shana hino bari hatari pe simbizi dusenga Imana yakane bamufunga akose ibi bintu we mu maso yawe ubona ute ntuza yakaramaje kumbwira ukuntu afite undi mushiri ngo bite Uwase Mutoni kwa gatatu ngazazi nayo i Kigali ngo babanaga mu nkambi bagiye kuba umugore n'umugabo ubwo rero simbizi pe ese byo ngewe nabyo wenda yari yanabimbwiyeho ko narimuvugisha kuri telefone n'akagara twigeze gukorana abimbwiraho ariko nibajije se ubwo subura si icyemezo cy'ubusazi umuntu ageze gutya atandukanye n'umugore nta n'icyumweru giciyemo ahise yongera acomekana n'undi cyane abagabo ni vuba vuba we biriya bintu urumva umwasohoka undi yinjira niko abagabo nyine bananiranye bamera ariko iyo uri umugabo uzi ubwenge ntabwo wahita ukora ibyo bintu ariko nyine nk'abagabo badatekereza biriya barabikora ese we mu maso yawe wabonye yakamumaranye igihe kinini muziranye ni inshuti yawe kandi mu mwakora ni ayahe makosa uri kubona donc ni izi nk'izihenenge uri kubona kuri yaka bintu ari gukora ubona bidakwiye agomba kwitondera yakagira umujinya umuranduranzuzi ibaza ariko umuntu urakara agafata nk'ivide agakubita muri televiziyo cyangwa agafata ivide akabanza akarikubita hasi ntabwo simbizi bamwe bati umukobwa Dusabe yaje yishakira hiti yarayibonye naso ndiko yayibonye undi yamuretse ariko Dusabe yaramukarabye bati ntabwo uzongera gusubirana pe kuba bamuhamagaye se ni burane Dusabe bagiye gutanga ikirego cyangwa ni kumwe bavuga ngo kakajwi niwe wagiye kurega kakajwi niwe umwiruka inyuma nyine ajya yirukanye inyuma Dusabe nyine ngo ajye kurega yaka dore ko ahora kuri RIB kakajwi wagira ngo nawe ni umuribu ahorayo buri munsi nuvuga ngo ntabwo muzi niba ari Dusabe wareze cyangwa niba ari yaka irumva Dusabe yagiye kurega nyine ari kumwe na kakajwi ariko nyuma baravuga ngo ntabwo ngo bazamuhamagara ngo byarabisubitse kandi urabonye ko mu kanya baramuhamagaje ati dusange hano nawe baragiye rero urabona yaka niba bamuhamagaje gutya baka wenda bari buze kugira wenda dufate nk'urugero wenda baraza kumuganiriza wenda bagire n'ibintu bamusaba naza gufungura ari iki kiraza kuba kuri Dusabe kidasanzwe ntari afite ibibazo pe nk'ibihe shabura gufungisha umugabo njye cyaragengeye yabinkoraga akabinkora baza bakamwita se tumukore iki nkati mu mwihorere ari umugabo nyine twabanaga umwe mwabanaga mbere mwabyaranye n'ubuye nkati se nimufungisha ninjye kubyara nzabyara gute nkamusabira imbabazi bakamubabarira none we biranze none se ubwo urumva Dusabe yaravuze ko yabisubitse yatazamurega kandi buri kintu bura abantu bari bo nyine icyo bashaka no gukurikira ya dosiye ya wa muntu bamwuma nyine akahita vuba hariya tayari nubwo ntazi icyo amategeko ateganya ku bantu bakurikiranyweho ibyaha nka biriya byo gukubita ndetse no gukomeretsa ni igihano cy'umwaka umwe ni ngahe ntuze raki umuntu ahanishwa igihano kingana imyaka vene ntabwo igeramo kugira ute gukubita no gukomeretsa imyaka 20 ntagerimo hagati mu mwaka oya reka twe kwivanga mu bintu by'amategeko cyane nta bumenyi babivugiye bashobora hagati y'umwaka umwe ngire ngo guhera ku mwaka kuzamura ubu yaka tayari cyakora tumusengere pe bakunzi bayaka ese kuri abatwaye rwaruhanzi oya na rwaruhanzi niko bamuhamagaye agiye mu kazi bamuhamagaye yaragiye mu kazi baramubwira ati uri rwaruhanzi ati ati se ko tugushaka ati ngwino nawe agenda nyine aravuga ati kerekane nikorera ahantu akaganiro aragakora amaze kugakora afata moto baramubwira ati dusanga aha nawe akigerayo ndetse amwambika ipingu
aryo gihe yarakoze yamaze amezi abiri. icyo gihe yarakoze iki rwaruhanze Sinzi ikintu yari yakoze, ariko nyine iyo baguhamagaye sha bivuze ngo buriya yaka bifite amahirwe menshi ko ashobora kugera ntagaruke sha pe. kubera ko icyaha aracyemera buriya kandi Gusa buriya icyaha aracyemera no mu biganiro yagiye akora yagiye asaba imbabazi akabivuga ati kuba nagukubise naragukubise rwose ariko dusabe mwana wa mama mbabarira. Oya nagenda yabyutse neza ashobora kumurekura, ariko nagenda nabi nyine ari cya kintu nyine gishaka kuba cya kintu kiba sha baramushyiramo pe. ubwo se nka kugenda nabi ushaka kuvuga ni gute no kugenda akitwara nabi kabihakana se hoya ashobora kugenda bagahita bamufunga. ubundi se dusabe nyuma y'uko barwanya we mwari mwahura Dusabe turanavugana kuri telefone cyane. unese ubona afite uwuhe mutima ubona Ntabwo aba ashaka gufungisha yaka, azagende yigwira iyo ari n'urwo ariwo nirumworoheye bakanga amufungishe yarabatereka reka se namufungisha. none se niba umugore avuga ko adashaka gufungisha umugabo ariko bikarangira turi kubona bari kumuhamagara none se nyine iyo watanze ikirego rega n'ipaka baguhamagara bamenye icyo kibazo. None se turi mu mutekano. yakaragira ati dusabe niwe muntu wampombeje mu buzima bwanjye nawe hari ibyo yamuhombeje. ndabona ari nayo kuri guhamagara ahubwo comoramo twumva. wi sha ndabigukoreye umva se wavuyeyo wapi mani ndi kujya heto yewe sha Imana ikurengere. sinzi nyine uko biri bugende ubwo muraza kubimenya nibanzika sha turabimenya Imana ikurengere pe. ndeta nkagukandira. ariko se ninde utagira ubwoba shaka nawe ibibazo nawe ninde utagira ubwoba baraguhamagaye. jet iri gute rero nanjye kununinya shamana niyekereza ninde muntu udatinya iriya nzu ariko bari abantu nabonye muri comment bari kuvuga ngo twayaga duhakana ko yakaru atabaye umusirikare atariko turebye iriya ngume atari kurebye iriya ngume yamuteye shabana yanjye turebye iriya ngume yamuteye ati yakanaga ari umusirikare ahubwo yari umwe mu rwego rwo hejuru yaramubabaje pe yaramubabaje kabisa. ese kuri wowe ubona ntuza koko dusabe kuba bari baganiriye byarangiye byari bikwiye kurangira cyangwa uriya mukobwa yarakwiye ubundi butabera bwisumbuyeho ubutabera ko ari uri yaba yamenyere kwahukana nta muntu akubise yamenaga televiziyo cyakaze mu tuntu twakigendera rero umudayimu uramufasha akamena ijisho dusabe shana turawasi pe. ni hatari kabisa sinzi ukuntu biraza kugenda gusa dusaba ari gukora ibiganiro cyane ari gukora no kuyandi macano na yacano ye na yaka arakora ese ubundi buriya yacano mu by'ukuri kari nayo yakayahoza ari kuvuga arivuga ati yansanganye miliyoni irahera ejo bundi rakoze barahembwa we nakakajwe bajya kuyarya bayasohokamo none na cano yanjye barajyanye ariko nibagende nta kundi ubona byari bikwiye cyangwa hari ukuntu bari bakwiye kuba banabigabana bakanatandukana neza mu mahoro sharega yakana we man ndiye ibintu bya rura rugo rwose man ngiye kuntu namubonye ubwa mbere yamenye televiziyo ubwa kabiri amena televiziyo ubwa gatatu amena ijisho dusabe ubwo se ubwa kane arashaka iki ntiyamwigeho amureke. reka twivire muri ibyo ngibyo reka twigarukira hata kuri Esther ubundi busanzwe uretse kuba wari uvuze ko mu kanya nyine ibihe byakugoye ari ukubaho udafite umwana ikintu kigeze kikubabaza mu buzima bwawe cyane cyane aho uziye kuri no mihanda mbere wari umuntu wiberaho witurije aho uziye kuri no mihanda ikintu kigeze kikubabaza ukumva kikujyanye kure n'iki kimbabaza njye n'abantu mgiye namura nabo dukorana
ariko nyine kubera njyewe mfite ukuntu njyewe ushaka kumemukira nkakunyura kugira ngo nta n'ikibazo mfitanye nawe kandi icyo kibazo gihari. hari uwigeze kugutuka se gutukira imihanda byari byagenze bite icyo gihe? Kunuka njye ntabwo ari ukunuka ahubwo abonzi ni nk'uwo umuntu ashobora ati wenda ndashaka nimero ya Esther cyangwa wenda uwo muntu ukamuhanga nimero y'uwo muntu bagati uyu muntu mujye muvugana cyangwa ibiki n'ibiki uwo muntu kugira ngo wenda abaganire nyine ko uwo muntu akakugana akagukunda umuntu mubi akamuguteranyaho urumva nyine yaguteranye icyo kintu yarashatse kuguha nyine nagakigo agiye mura nabyo nyine nkabyumva nyine ariko nkabana nabo nyine kugezana n'izi sanda cyabana nabo naboneretse nyine ko kigeze bimbabazi. Muri bano bantu mukorana nabo mubana nuhe muntu ubona bigoye kubana nawe? Bigoye bigoye kabisa ku buryo ngo umuntu ntashobotse nyine biragoye tu ntashobotse bigoye kubana nawe sha nawe ndabona ku buryo agira ubucakura ku buryo ubona nyine kuko uzima mvuga ngo nawe ndabona njye iyo twagiye mu kazi nka kuriye nje nta nshuti mvuga ngo nagira ngo ndayizana iwanjye ngo baradukurana ngo buya niba ari akazi ni akazi nyuma y'akazi ntago nongera unago bakongera kumbona mba ndi kwibera naje mu rugo nkirebera ibyanjye nta bindi. Abantu muri comment bati Esther agira ukuri kwinshi rimwe na rimwe kuzanamukoraho ugira ukuri kwinshi rimwe na rimwe kuzanagukoraho kuzanankoraho byo rero rero nanga umuntu nyine nanga abantu bashaka kwigira abana biza imbere y'abantu kandi mu mitima yabo bafite ikibazo. Ayo nagiye kubona mbona umuntu ngiye nkunda buri abantu mujya munatwandikira comment nje nta comment nimwe njya nsimbuka comment zose ndazisoma bose zijyamo njye niba ari comment ko bari buntu kagure njyewe bura sinshaka kwishinga ibintu bya comment njye comment zose ndazisoma niyo ntasubiza nyine ndazisoma uwumbaje nk'ikibazo nkamusubiza. Ndagiye kubona umuntu muri comment arauruzara ati nyine ubu ni kuri cya kiganiro duheruka gukorana bari kuvuga uburyo nyine Nzovu utigeze umukunda bati Pateri afata umusaza mukureho ati ubu yaranditse ngo Pateri ngo niba aragize gute ariko nyine ashaka kuvuga ko Pateri yapapuye Nzovu umugore. Ayobora reka nkubwire buraga ngo nkundane na Pateri nakundana na Nzovu kandi kubera ikize ntago Patera yango yarashobotse pe ni wa mugabo yumvaga niba aje hano mu rugo agategeka nta poshe yatanze ntacyo akigira umuntu wahatari yansubizaga inyuma nta kintu kizima nari mfite. Kandi Patera ari umusore w'ibogare noneho umuzungu w'ibisatsi nuko murenya n'imisatsi ariko mu mutwe wape. Ese ntabwo ubundi Pateri ubundi kugira ngo mujye guhura mukundane ku rwego rw'uko nyine aza hano ahafite inshingano avuga ijambo nk'umugabo byagenze ntabwo mwakundana? Twarakundanaga njye naranamukundaga nta n'ikibazo ariko rero wa muntu akumva amafaranga twakoreye niba nkoreye 10 cyangwa 20 akumva nyine ko twayanywera inzoga yose akarangira cyane nyine mwigana tamumenya tangasha wapi pe ngo umuntu atera imbere aho uyu nguyu yazatuma umuntu nta kintu wazigezaho. Icyo gihe mwari mukirimo gukundana cyangwa mwari mwarabanye nk'umugore n'umugabo? Twarakundanaga akaza hano mu rugo akarara hano mu rugo akamara nk'icyumweru wanasha nuko ariko ngewe ntago nahajyagayo. Ntabwo wajyagiwe? Njye nabanya nkunda gusurana reka none se Nzovu icyo gihe se Nzovu mwari mwaratandukanye? Nabaga hano n'ubundi nese iyo wabaga uri kumwe na Pateri na Nzovu nawe bizi neza ko ahari ntabwo wumvagamo akantu ko kuba nyine kuko Nzovu nategeze mukunda ntabwo uranamugiraho ikibazo ahubwo Nzovu yazaga hano yinjiraga avuga ngo Pateri we ngo byuka ngo Pate ngo byuka yaba ari abatanahari ngo Pate ngo byuka wamwinjira we barangiza hamara nk'utuntu tubiri wakundiye Nzovu kabone n'ubwo wenda mwaratandukanye ibintu bibiri wakundiye Nzovu ku buryo uvuga ati basi we na Nzovu ubwo nyine ubashyira imbere hagati na Pateri na Nzovu ugahita ubona Nzovu niwe ufite Nzovu cyambere ni wanzanye kuri kamera n'imigisha yose ngenda mbona iyo Nzovu atanzana ngo iyo Nzovu atanyishiza kuri kamera noneho Imana ibane nanjye igendane nanjye sha mana nyine Imana yahise imeramo igikundiro ibimeramo n'umugisha
nzovu nyine ndabimushimira cyane pe. uba wumva ari ikihe kintu kizakubabaza igihe uzabona nzovu atagihari? Nzovu si ubwo wowe ni wababara uko byamera kose, wowe utamubona ntabwo wowe wababara. uko byamera kose uri muto pe, uri muto kandi nzovu ni umusaza rwose, n'umujene uri kugenda akura, watwitse, wahaye show abanyarwanda. Ariko nk'igihe uzaba uri gushaka nzovu ntumubone, ikihe kintu kizakubabaza ku buryo uzajya kumushaka gute? Yapfuye se uzaba utamubona? Ntabwo nshaka kwerura neza ngo mvuge namubona gute se, nyine uzaba utari kumubona atagihari. yarapfuye se, azaba atagihari nyine ubwo yarapfuye. ntumbaze uko byaba bimeze, ariko nzovu atagihari, utari kubona nzovu, namwe mutamubona mwahungabana. njyewe nyine nta kibazo, twebwe twihorere, reka twivugire nkawe, kuko uri umuntu uri special, uri umuntu warijije nzovu yakunze pe n'amarangamutima ye yose, uri umuntu nzovu yarapfukamye akajya arira akabuza ubuhe kubera wowe. Noneho ndashaka kumva ku ruhande rwawe, igihe uzaba utakibona nzovu atagihari, ni ikihe kintu kizakubaho? Shanaza mwibuka nkababara, nababara pe, kanzovu kambabaza cyane. Nani yari kumamagara ngesta bebe, noneho tubana hari ukuntu nashyushyaga amazi, nashyira mu ibase agashaka kuyoga, najya gushyushya akaba afashe noza, dore ko yareshyaga na gaze, akayifata akayibirigitana gaze, nanjye y'amazi nkayamena, ugasanga mu rugo gari bisazi gari wansazi. Ugakata hakabakaza urebaza ngo uyu ni umugabo ni umwana mfisha, nawe ni nk'umwana w'imyaka 7, kuko kunaturaga gaze yayititibana, byabaga bisekeje. Ese ubwo nta nubwo igihe kigera ukumva uramukumbuye? Nje nzovu mba numva twakwivuganira bisanzwe. Nta gihe nyine kigera ukumva nyine umutima ukumva wamuhamagara n'ikintu cyo kumubwira ufite kubera ko wamukumbuye? Byose n'abazi nzovu numvaga nkukumbuye pe, ariko mana yanjye ngako ngo se tukibanira, ntabwo byo byavamo. Yego. None ngafite umugore mushyashya Diane, shara mufite pe, buriya wowe ubibona utubushe twaraganiye, wenda ntiwabikomozaho wenda, ariko mu yandi magambo buriya ni mukeba. Shabora kireka bora Diane ndi tuganira turi kumwe, buriya uvuze umuntu adahari bavuga ati uyu muntu gukena gutya, ariko iyo muri guhangana ari mangara ngo uhangare. Diane nawe aramuza bayara, mba numva nyine bura twashishurana. ariko uretse nzamuzana mu kiganiro, nzaduhuze na kandi nzabahuze mu kiganiro twigane. mba mushishura we, mbwira gataje ngo nagakunda muze no kuza kwihitingira, nawe aza dukaba ino mihanda. Hari abantu bavuga ko ibe nzovu kibe yaka abagore bose bagira, nta numwe uba bakunze bya nyabyo, ngo baje bashaka akazi ubundi. Noneho hari uriya mutipe ufite cano nawe ikomeye, niwe wivugira bavuga ati ariko nzovu base bajye baza bakubomoze, noke baza babeshya ngo uri umugore ngo wanzovu, baza bakubeshya kurya imitsi, dore imitsi igiye kuzaturika. ngo byo nanjye ndabona ngiye kuzabitekerezaho ibi bintu. Hari abantu bavuga ko bari abagabo nubwo bakoze kera ugereranyije n'amafaranga, ariko ubuzima bwabo ntabwo buhinduka. Ubona bya biterwa n'ikintu kujya mu gukunda umupuri cyane. Shumva ni hatari pe. Umva wabanye nabo ubona bipfira kuko bakorera amafaranga menshi pe. Erega nayo amafaranga ajyanga abazimu. Shaka ko rwose ukumva ariko none nzovuwe ibigega by'abagore, yewe wahaye 5, wahaye 10, wahaye 20, 30, wabahaye 40, wahaye warakanda rekura kabisa, ashara rekura pe. Nse mweje bundi yari kumbwira icyo gihe twe tuvanye hera, nzandwe tuvanye nayo maramwe ngo tujyane ngo ame 40 mujyane hari yo nunga yanifite shere wanjye atazumva amayombe 40 reka wari kubwira ngo tujyane je kuko nde kumuraza kabe 40 rero ngo byashoka do warayanze kubera ko ufite sherise cyangwa nuko nubundi narayanze. Nose mbere ko naryamaraga nzovu kubera ubuzima, nanjye amafaranga abananye nyafite yanjye makeya yanjye, makeya urayabonye ubundi nta bindi. Shangiye kambwira iyo nariye inzu yishyuwe, sha ntago umuhungu yamamagara ngo ngo 10, ngo 20, ngo 30, ngo 40, nanjye manyafite.
hari abakobwa benshi bakora umwuga w'uburaya baraza kunyihangana niba ariko siko babivuga harya cyangwa ndarengereye yego kandi inshuro nyinshi ubona ugenda bagenda biyongera hakazamo n'abana bato cyane ubona habiterwa n'iki ababiterwa kugira ngo umuntu nyine afate umwanzuro wo kuba indaya yeruye hari abantu uzi impamvu hari benshi aba ari abanebwe bakavuga ati sibu ninjya gukora muri resitora reka tubwire resitora ni 2 cyangwa 5 kubyuka njya gukoropa koza ibyombo ugasavinga ukakata hari uvuga ati reka ntabwo najya ntabwo nagenda nkaza mbona n'uwo mugabo mu 5 cyangwa n'iryo 10 nyine hari abakunda ubwo buzima nyine bworoshye akaba aricyo gituma ajya ko yisanga muri pe none se nta nushobora kwisangamo mu buryo butunguranye ntabwo ari ibintu bitungurana biterwa n'ubuzima cyangwa biterwa hari abijyamo kubera ingeso hari n'abijyamo kubera ubunebwe banga kujya gukora kavuga ati sinajya gukora muri resitora cyangwa sinajya kwikora kera kikaraye akisanga yagezemo cyangwa se hari n'ababukora kubera karande kubera ko na mama we yabukoraga kubera karande igihe uvuga mu muryango rwose ari ubwo buzima mwiberamo ya karande ikagukurikirana ingaruka zivamo zinagukurikirana mu buzima bwose kabone n'ubwo waba warabiretse n'izihe ingaruka nsimbize ko nyese nabaye ibyo kandi impamvu nayo mbikubaje nuko waravuze ati njyewe nariye inzu yishyuye nta muntu wampamagara ariko ubwo mu yandi magambo ibyo bidahari umuntu yaguhamagara akakubona muri naho biturutse ko waravuze uti njye nariye meze neza nta kibazo mfite pe naguruka ariko ubu mvuga ati mfite amafaranga njye kuri telefone 30 nta stress mfite inzu nkavuga ati nzayishyura ku itariki iyi n'iyi nariye nanyweye sha nta kindi kintu ubu nta kindi nakishinze imana yanjye ariko kera bwo warabikoraga nsakuriza ntabyo nakoze ariko se wambwiye reka impamvu zose waruvuze ngo ariko ari nka kera reka nkubwire oya njye nzi kwihiringa nkamenya niyo nakora muri resitora nkavuga ati ndaryemo saa 6 n'ijoro nahandi icyo gihe cyangwa 5 utabona ukuntu nzishyura inzu nishyure n'umukozi kandi bikashoboka nta wigeze kuguhamagara wagera ugatungurwa n'ibintu bikubayeho reka waba utungurwa se kubera ko nyine usanze atoroshye meze nk'intuza nk'ikimasa wasanzaga byose ari ibisanzwe ni nk'iyo experience wigeze uhuriramo nawe ukabona biragutunguye nayo uri kwinyima amakuru wowe ayiwe nabyo nta wigeze kukunoza ukavuga uti ndatsinzwe neza reka yego tugana ku musozo n'icyo wabwira abantu bakomeze badukunde bajya bandika muri comment tugarure iyo batukunze nyine ababosi baduha akazi iyo mwatwanze naga ababosi baduha akazi rero imana ijye ibaha imigisha nifurije abantu badafite urubyaro imana izabahe guheka hanyuma ku muvandimwe yakawe umaze guhamagarwa na Rine yakawe n'iby'imana njye ntabwo akakanya nagira icyo mvugaho kazi kumuhamagara nimugoroba nze kumva hari baza kumuhamagara ntiyicaye mugasanga biranga ubwo niba nidacamo ndamenya ko bwo bamuca bayinganya yego reka tubashimire inshuti bakunzi ba Arimba TV mudahema kubana natwe mudahema kutwereka urukundo naringize nyine nisanga nje kureba uyu muvandimwe kuko ari maze kumenya amakuru ko bamuhamagaye rero turegaraseka natwe igihe tuzamenyera izindi updates zaba zigezweho nta kundi nyine tubwo tuzababwira hani kuri Arimba TV turabanye namwe muri abacu turabakunda cyane ciao ciao